ngiye kukwereka ukuntu nawe wa designinga document yawe umaze kwandika muri Microsoft Word. Urabona hano hariho ibara ritukura ku mpande cyo twakita body page. Ikindi harimo amagambo agiye yanditsemo imbere kuri buri page cyo bita watermark. Ese bikorwa biti? Wowe ni gute wabyikorera? Ese ubundi nta kuntu wavuga ati reka shiremo n'ifoto? Byose tugiye kubirebera hamwe muri video. Mukande subscribe, share na comment kuri Jean Pierre TV. Reka dusubire inyuma mbereke uko bikorwa. Nukuza ugafungura Word document, hano handitse black. Bamara kuza hano handitse black document, urabona nta kintu kirimo, urasabwa kugira ibyo wandika. Cyangwa se reka dukoreshe input document urebe bimeze bite, ese bigenda bite iyo harimo na document hari ibintu wanditse. Nukuza kuri design, ukaza hano hari watermark, warangiza ukaza kuri custom watermark, warangiza ukaza hano hari text watermark, ugatayipinga hano handitse text rya jambo ushaka ko riza kuri paper yawe. Wenda reka shyiremo amazina yanjye, Jean Pierre Sabimana. Warangiza ukaza hano ukaba wahindura size ukayibigira binini cyangwa bito. Reka shyiremo auto, ubundi nza hano mpindura ibara shyiremo iringiri rya dark red, nindangiza nze n'ahandi apply cyangwa se okay. Ibyo wakanda hano byose ni kimwe byajyamo. Urabona rya zina ryanjye ryamaze kujya muri page. Noneho ese ni gute nashyiraho page border? Page border turaza hano handitse page border, kurundi kuri design duze duhitemo page dushaka. Reka mitemo 3D, muri nindangiza mitemo wenda 4.5 poet. Nindangiza shaka nahindura ibara, hano hari kara nkashyiraho iringiri naryo rya dark red. Narangiza nkakanda okay. Gusa ushaka wahitamo ko ubishyira kuri buri page cyangwa se iza waselectinze. Gusa ngishaka gushyira kuri buri page, mwaza nkakanda okay na body page igahita ijyamo. Iyi ni body page, ni ukugira ngo ku mpande hagaragare cyane, nawe wabyikorera. Urabona noneho paper yanjye yabimeze gutyo. Ese ndi kwibaza, ndamutse nanditse mo ibi bintu byaza imbere y'ibyo nanditse cyangwa byajya inyuma y'ibyo ngiye kwandikamo hano? Reka turebe ese biragenda bite. Urabona ko ibintu nagerageje kwandikamo ntabwo bijya inyuma ya watermark, ahubwo biza imbere ya watermark. Bishatse kuvuga ngo watermark ntago yakubuza gusoma dokima yawe. Icyiza cya watermark ni uko igaragaza nyir'ibintu, igaragaza nyir'ibikorwa. Gusa si byiza kuyikoresha mu gihe urimo gutegura nk'ibitabo cyangwa se n'ibindi bintu. Ariko wandikiye nk'umukunzi wawe akabaruwa, wamushyiriraho utu design, washyiraho utuntu dutandukanye, washushanya ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Wakibaza ngo se ni gute noneho washyira ifoto yawe muri dokima nka watermark? Nubundi uraza hano kuri design, uze hano hari watermark, nurangiza uze kuri custom watermark. Numara kuza kuri custom uhitemo picture watermark, ubundi uze hano select. Numara kuza kuri select uze hano handitse wenda reka tuyikure online, tukanda hano handitse big image search. Wenda sana dushyiremo flower ururabyo.
sorry gatoya, twandikemo flower, niturangiza dukande search, dutegereze gatoya. Urabona indabyo zaje z'amabara yose agiye atandukanye. Wowe urahitamo ibara wakunze, yewe reka mpitemo iri bara ritukura, nindangiza nkande hano handitse insert. Nimara gukanda insert ndategereza gatoya. Urabona ifoto yacu yamaze kugeramo. Noneho nindangiza nze mpite nkanda apply cyangwa se nkande OK. Nkimara kubikora urabona ko watermark yanditse n'amagambo yavuyemo, ariko uri kubona iyo dushizemo nayo ntiri kugaragara neza. Ese byagenda gute kugira ngo igaragare? Uragaruka hano kuri watermark, uza hano kuri custom, nurangiza wongere uza hano kuri select. Umara kuza kuri select kandi hano wenda uhitemo ibara rigaragara. Reka dushyiremo apple, shiremo apple ntacyo bitwaye. Urabona nayo yamaze kugeramo. Reka dukande apply, ubundi nibirangiza dukande close. Urabona nayo ntiri kugaragara neza kubera ibara ryayo, ariko mwibutsa ko ushaka kugira ngo igaragare neza waka-exportinga document yawe ukayihindura mu buryo bwa PDF. Reka tubigerageze turebe uko biraza kuba bisa. Reka duhindure izina kugira ngo document twari dufite mbere itavamo. Alright, urabona ko none iyo duhinduye muri PDF ya watermark yacu iragaragara neza cyane. Urabona ko ngiyi empo yacu mwo hano ni byiza. Impamvu tutabonaga rwa rurabyo nuko byari bikiri muri Word document. Iyo washyizemo ifoto ntago ubasha kubibona, ariko iyo ukoze export uhita ubibona byihuse. Mwakoze cyane rero kubana nanjye muri video. Nawe wakora byinshi birenze, washyiraho watermark ushaka izo arizo zose, biroroshye wabigeraho. Byose ni hano kuri Jean Pierre TV, kandi subscribe, share na comment. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.